Reka nongere ngusuhuze ukomeje gukurikira Sine TV show, aba makuru tugenda tubagezaho, yaba ibiganiro tugenda tubagezaho ndetse n'ibindi byose tugenda tubagezaho bigenda biba abaherereye hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri diaspora turabasuhuje. Turi mu rugo rwa Sebugabo Leonidas nk'uko mubibona, ni Nyamagabe mu Cyanika, ni mu kagari ka Nyanza, umudugudu wa Karama. Aha rero turi kumwe n'umuryango we, papa mubona hano iruhande rwanjye ni umugabo we, na muzehe Sebagabo, rwose umusaza ukunda kuganira, usabana n'umufasha w'uno mupapa. Turabakiriye cyane kuri Sine TV show. Murakoze cyane. Turabakiriye mama. Murakoze, turabishimiye. Mwatangira mutwibwira. Njye nitwa Kantangara Laurent. Witwa Laurent. Kantangara Laurent. Uri umwana wa kangahe we? Ndi umwana wa muri turabana umunani, abana umunani yewe, ubwo ndi uwa gatanu. Uri uwa gatanu. Mu bana umunani. Abana umunani. Ni wowe ukiriho? Iyi ni njye nkiriho. Abandi bose nk'uko muzehe yabitubwiye baguye muri Kongo Zaire. Bose baraguye muri Kongo. Nawe mwarajyanye ariko? Nanjye twarajyanye. Ese baguye mu ntambara ya Kongo? Bamwe bishwe n'indwara, abandi bicwa n'urugendo rurerure, abandi nyine bakagenda bapfa gutyo n'indwara zabishe ubundi. Iyi ni indwara. Ubu mwagiye mu myaka ya 90? Duhunga twagiye muri 94. Mwagiye muri 94? Intambara nyine itangiye. Mugaruka twaje mu kugaruka twaje mu 2000. Ndumva ko mu 2000 niho twageze ku Gisenyi tuza. Niho twageze. Uvanayo na madamu? Uvanayo na madamu, ariko muzehe ubwo twari twaratatanye, ntabwo nta ruzo ndaho hari. Nta nubwo mwabanaga muri muzaza? Ntabwo twabanaga. Nyine ubwo twageze iyo ngiyo nyine turatatana, umwe agaca undi agacaha. N'uwiwanjye nawe nta nubwo twari kumwe, uretse ko twageze gutya namubonye hashize nk'imyaka 2. Umufasha wamubonye yo muri Kongo hashize imyaka 2 mushakisha nyine. Ubwo nyine ngize amahirwe ndamubona. Uramubona. Muragarukana hano mu Rwanda? Tugarukana. Namaze kumubona mundi tuhita tugaruka. Muje musanga n'umusaza nawe arahari? Tuje dusanga umusaza ataraza. Umusaza yaje asanga hano. Yarahibukaga? Yarahibukaga. Yaje asanga hano. Ubwo ubuzima tukomeza ubuzima gutyo nyine inaha. Turatangira turakora, turahinga, dushakisha icyo kurya, dukora n'udufaranga, tujya kuyahira nyine tukabona icyo kurya. Ubwo nyine ubuzima bugakomeza. Wavuze uti mwahunze muri za 90? Muri 94 wari umugabo? Nari umugabo. Nari maze kubyara, mbyaye umwana umwe. Wari ubyaye umwana wa mbere. Ariko na bavandimwe nabo bari bafite abana? Nabo bari bafite abana. Nabo bagiye Kongo n'abana babo bose? Ariko abana bo baragarutse? Abana bagarutse n'abana ba mukuru wanjye umwe. Abandi bose baheze muri Kongo. Baracyabaye? Abagarutse ni bangahe? Hagarutse abana 3 ba mukuru wanjye. Ba mukuru wanjye ariwe nkurikira nyine, uwakurikira we mukuru w'imfura yacu ya papa. We nta numwe wagarutse. Ubwo nta numwe wagarutse? Ariko se mujya muvugana nabo? Batariho. Ntabariho.
mwabije kumenya ko batakiri ntibakiriho kuko abo baje ba mukuru wanjye baje batubwira ko baduha amakuru y'uko abo nabo bitabye Imana. ariko nabo ni ukubera uburwayi. Ni uburwayi. Hari hatarazaho biriya bintu by'ihohotera riri muri Kongo ngo usange barabahohotera. Ubwo ibyo muri Kongo guhohotera se erega muri Kongo nta gihe hatigezwa haba amahane. Ntibyahozeho ngira ngo nibyo. Ntabwo amahane yo muri Kongo ntabwo yigeze habura. Ese uko wahoraga n'abakongomani bakakwica bakakugira nabi ubundi ubwo ngubwo urumva hari ubwo muri Kongo ntabwo muri Kongo bigeze bananirwa kudahohotera abantu. Abantu bica umuntu ntibagire aho bajya kurega. Bica umuntu ntibagire aho bajya kurega. Muri Kongo bica umuntu ntagire aho bajya kurega. Barega hehe? Ntaho. Ni inyamaswa. Muri abantu abakongomani nanjye nabonye bitoroshye. Urumva haba umutware wabo ariko ngo ari kure cyane yari yicisha se. Ubwo rero nta bwenge bagira. Yumva nta bwenge bigira. Abantu bo muri Kongo bo ngo ni ibindi bindi. Oya yewe nta bwenge bagira. Naho se mama we narindi kubara nti ubwo nawe wajyanye n'umugabo muri 90. 94 twajyanye n'umutware wanjye twari tubyaye. Wajyanye n'umutware 94 mwari mubyaye rimwe. Ugezeyo muraburana. Ugezeyo turaburana nyine baturasheho. Tumaze kuburana nyine ubwo mpungana umwana mukuru asigarana agahinja gato. Tumarana imyaka 2 tutarabonana. Umwana mukuru ukimufite? Njye nkimufite. Nawe agifite uruhinja? Nawe agifite uruhinja. Murongera murahura? Ko nyine kubera Imana nyine kubera gusenga baza kujya badutarura abantu babasenga ko tuza kongera kubonana umwana kimuhetse nanjye wawundi nkimufite mukuru. Muhita muzana? Twese dufata umwanzuro wo guhita dutaha. Ese muri Kongo ubu mwari mufiteyo ahantu ho gutura, amasambu cyangwa mwacumbikirwaga n'abavandimwe? Kwari gucumbikirwa n'abaturage babo bari baradufashe muri za Masisi bakaducumbikira bakaduha naho dukorera. Ariko twabonye ubuzima bwa hari bubi nyine duhitamo gutaha. Muhitamo gutaha? N'ubundi ubwo mwari mutuye muri biriya bice bya Goma? Twari mu bice bya Masisi bya Goma. Nabwo umutekano muke wari uhari? Twaratekaga twararaga ku gasozi n'ubundi bwariraga tukajya ku gasozi ntitwajyamaga mu nzu. Reka da? Bazaga kudufata nyine intera hamwe n'abaho bakadusanga bakatuza amahoro tukajya ku gasozi. Nijoro tukagaruka bukeye tumenye ko byagenze. Ubuzima bwabo buratucanze duhitamo gutaha nyine. Reka ngaruke hano. Ugereranya ute ubuzima bwo muri Kongo n'ubuzima bwo mu Rwanda mu mibereho y'Abanyarwanda ubu ngubu ukurikije uko tubayeho n'umutekano dufite nuko abakongomani babayeho, ubigereranya ute we wabashije kuhaba? Kuko je nabashije kuba muri Kongo nta mutekano wabo nigeze mbona. Naguhakane ko nta mutekano nigeze mpagirira. Nta mutekano umva washaka nk'icyo kurya wajya kugishaka wakizana bakigeza nkaho wakiriye bakagitwara. Ubundi waje waba ugiye nko guhaha ibyo urya bakaza bakabitwara. Ubundi se muri Kongo nta kuryama, imvura ikakunyagira ukarara hanze, imibura ikakurya. Ubwo nyine wasanga umuntu kuba muri Kongo ubundi muri Kongo ni Kongo koko. Ariko noneho byongeye ni ukuvuga ngo urara mu gihuru nk'inyamaswa. Ubundi abantu baba iyo ngiyo bameze nk'inyamaswa, ubundi nk'inyamaswa ntabwo bamenya abantu, ntibamenya ikintu, nta kintu bazi. Ariko se hano mu Rwanda uraryama ugasinzira kandi nanoneho
urabyuka mu gitondo ukikorera imirimo yawe nta kibazo ufite, ukabyuka mu gitondo ugahinga ukagira ute, saa sita ugataha ukajya kurya ukajya ute, niba wabonye ibyo urya ukabirya ukaryama neza. ubu ngubu umutekano hano mu Rwanda ni wose, umutekano ni wose rwose, nta kibazo. kuva twaza urumva ko kuva mu 2000 ariho nahungutse, none ubu tugeze mu 2025. Iyo myaka yose ubu ndaryama gasinzira nta kibazo mfite, n'abana bakaryama bagasinzira, n'umugore n'umusaza akaryama agasinzira, ariko ubu nta gusinzira. wenda imvura iraguye, reka dusoze ushimira umusaza uvuga uti yadukoreye ibi ngibi nyakubahwa perezida Paul Kagame. Bose icyo nshimira Paul Kagame umubyeyi wacu, ndamushimira cyane kubera ko yaraje twaratashye aratwakira, kandi noneho byongeye umusaza wanjye umuzehe wanjye nawe haziye amufata neza aramwakira kugeza n'ubu, ndamushimira cyane. kandi ngashimira ubundi ubusanzwe muzehe ntabwo ubu muzehe ntabwo nari kumushobora, n'ubu aba yarapfuye, ariko kubera Paul Kagame kari agafaranga amuha karamfasha, kakamufashiriza kugira ngo iyo agiye kugira ngo amererwe nabi ukwezi ko kaba kurashize, agafaranga kakaboneka, akaba umusaza nawe ubuzima bugakomeza. Ndabashimiye cyane rwose. rero Paul Kagame ndamushimiye cyane rwose, nk'umubyeyi wacu yarakoze cyane, kandi n'ubu aracyadukorera rwose. Imana izamuha amahoro n'umugisha mwinshi, kandi rwose ndamushimiye cyane pe. nawe wongere ushime umusaza rwose. ni ukuri ndashima Paul Kagame kuko kuba tugejeje amasaha niwe, ntabwo ari kubw'abantu, niwe n'Imana. adufatiye runini kuno musaza papa wacu mukuru, sibyo? yarembye tujya kubona tukabona agafaranga karaje, ariko ikindi nanone nakongera kumushimira, kandi nanjye namusaba nk'umusaza nyine musabe nanjye, kuko bigomba kumugeraho, cyangwa se namwe mukanabikora, kubera kubw'umusaza ikintu mwifujeho yankorera. umwanya gihagaze uno musaza yamukuye kumpa amata, nkajya akamukamira, akanyamuha nawe imizi ikaba yicuma, ikaba yisonetse. nicyo musabe, kuko ntayo bigeze bampa, ntagira inka bigeze bampa, ariko icyo nasaba nanjye nuko yampa amata nkajya mbere. uyu ni umwana, uyu ni umwana akwiye ko bamwitaho neza cyane. ni nabyo navuga nti abantu badukurikiye bo kuri Sine TV show, ngira ngo murabyumva. umubyeyi aravuga ati umuzehe aba akeneye kumwitaho, akeneye kwitabwaho. habonetse inka tukabasha kubona amata, tukanywa amata, byaba byiza cyane. muzehe, perezida Paul Kagame nyakubahwa umusaza, tumusuhuze. kumusuhuza si ukumuha amashyi, tukamusuhuza. imuha amahoro, kandi imurinde, maze Imana imuha amahoro, imurinde. ngira ngo twanasoza, naganiriye n'umuryango wa Sebagabo, Sebugabo Leonidas. ni umuryango mwiza cyane, muzehe rwose araganira. abantu bo kuri Sine TV show baba badukurikiye, aba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, baravuga bati umusaza aba ahantu habona heza, habona neza, nanone ariko tubonye inka byadufasha neza. ndabashimiye cyane. muhorane Imana, namwe mujyana amahoro, kandi ugira Imana. ahubwo reka mbabwire rero, nanjye mbashyira nkomeze nshimbe cyane. ubu Paul Kagame rwose nabagiye yuko ubu ngubu yankoreye byiza, kubona umusaza akiriho. ubu se wagira ngo akiriho? reka aba yarapfuye pe, nese nari kumutungisha iki? ariko bitewe n'iki yuko ubu ngubu nyine nk'ubu ngubu aya mata abonetse, yenda ubuzima bwakomeza.
ariko nimero ya telefone babonaho hari abantu baba bashaka kwifuza kubavugisha, hari n'abavuga bati twanabasura. Nimero ya telefone bababonaho niriya n'ubundi ya n'uno mwana babana niriya nayindi ndayishyira ku kiganiro abantu babe bari kuyibona. niriya naba bifuza kubaganira bakanageraho ku musaza bakamusuhuza ko ni umusaza uteye ubwuzu cyane. umva Imana ishimwe umva Imana ibashimiye ibashimishe namwe muzehe.